butumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi. Ubabwire ngo turarambiwe pe. Abantu bararambiwe kumva ibintu barimo. Murekeraho abantu barambiwe amatiku mwirirwamo ashobora kuza impamvu tubivuga bari gusatira umurongo wo kujya gukora ibyaha. Hamaze iminsi humvikana imvugo zishobora gushyamiranya abantu hagati ya Muramira umuyobozi wa radio muzi, Sam Karenzi umuyobozi nawe wa radio muzi. Ariko iyo dusesenguye imvugo zabo bakoresha basubizanya zishingiye ku makimbirane yabo baziranyeho biri person, ariko noneho ubona bagenda babikwedura. Uko twabitangiye mbere siko tubibona ubu ngubu, turabona bagenda babikwedura. Ariko kubera ko bakoresha imiyoboro y'ibitangazamakuru bakorera, urabona biri kugenda bifata indi ntera. Ibi bigafatwa nko gutandukira amahame y'umwuga wabo bitangazamakuru, ariko kandi biraganisha ku nzira zo gukora ibyaha. Kuko uko batandukira ayo mahame y'itangazamakuru bafite abazabibabaza, ariko twebwe tureba kuri side y'ibyaha, baragenda basatira ibyaha. Amakimbirane hagati yabo usanga ashingiye ku mabanga ubu bwabo baziranyeho, nk'abantu bakoranye bagakora muri za siporo, hagiye babamo babera n'abanyamakuru baje. Urabona ni ibintu baziranyeho, ariko niba ari ibintu baziranye ntibabibike ubwabo, bareke kubizana bakoresha ibitangazamakuru bakorera. Kuba barakoranye ku bitangazamakuru bimwe kugira ibyo bapfa bibaho, ariko ntibivuze ko ahubwo bagombye gukoresha indi miyoboro ngo umwe atakinga undi ejo asubize, undi ejo ateguze part 2, undi usanga ni ibintu biri unhealthy, ni ibintu tutexpectingaga mu bantu nk'abariya babasiniya n'ukuri biragayitse. Ni ibintu tutexpectingaga mu bantu babasiniya. Hari igihe abantu bakeka ngo ni showbiz ko tuvuga byose, ntabwo ari ikirwa, naho ukuboko k'ubutabera kugerayo murabizi bibihiriza abantu. Kandi buri ikibabaje kiri muri biriya nuko uruhande rumwe ruba rufite abarufana n'urundi rufite abarufana. None wowe uri kuba umuyoboro wo gukimbiranya abantu. Umwe abavuga undi akabenyuza kuri radio ko undi akajya ku yindi. Abantu bararambiwe bamaze no kubihaga. Rero ukibaza umunyamakuru agomba kuba, turabizi neza ko umunyamakuru agomba kuba intangarugero, ntakwiye kuba umusemburo w'amatiku, ntakwiye kuba umusemburo w'amakimbirane, ntakwiye kuba umusemburo w'ikibi cyose gishobora kuvaho bishingiye ku magambo yavuze n'uwo yavuzeho. Amakimbirane yadakumiriwe, gushyamirana nka kuri iyo bidakumiriwe, birangira bibaye ibyaha. Kandi kuvuga ibintu ku muntu, ibintu bishobora gutuma agirirwa nabi n'abandi bantu n'urundi ruhande, ni ibintu dusaba abantu ko babyirinda muri social media, ni ibintu dusaba abantu ko babyirinda muri showbiz, ni ibintu bitazihanganira. Turareka abantu bidagadure, bisanzure, baseke, hariho inzenya bashyiramo, ariko iyo bitangiye ku bintu bya character assassination, umwe undi iki, undi agaragaza uruhande rumwe n'urundi, ntabwo tuzabyihanganira. Usibye kuba banakoresha imvugo zikakaye zishobora gushyamiranya abantu ku rundi ruhande, batesha n'agaciro ibitangazamakuru yabo. Njyewe ntabwo ndi boss wari abantu. The next day ntabwo wavuga wateguza part 2 ngo ugaruke, waba wagiye pe. Sinzi rero niba ariyo editorial line ya biriya binyamakuru, editorial line y'amatiku yo gushyamiranya abantu, simbizi. Turabihanangiza rwose, barashige gukoresha ziriya mvugo.
hari ikintu rimwe njya nibaza nkavuga nti wa mugani buriyo batashye babwira abana babo ko biriwe mu biki. Buri umwana wawe wamubwira ati wa mwana uzareka amatiku, buri wamubwira ati wa mwana wereka amatiku, jya ureka gutikura n'abantu wirirwa uyapromotinga kuri radiyo. Ikintu mbabwira bibuke ko bafite social responsibility, bafite responsibility sociale. Iyo uvuze responsibility sociale tuvuga ko bagomba kubaha ababareba, bubahe ababareba, bubahe ibyo bavuga. Ikindi cya gatatu nsorezaho, ntabwo kuba ufite igitangazamakuru biguha ubuhangange kuba igitangaza cyo kumva ko ugomba kugenda ugasenya umwe undi agasenya undi, kuko wa muntu usenya hariho ababisenyerwamo, hariho n'abandi bari victim. Ikindi ntabwo bivuga ko amategeko kwihisha mu mwuga w'itangazamakuru nta kibazo, barawihishamo bakora amakosa y'umwuga, ababibaza bazabibabaza, ariko hari igihe bazatera intambwe bakarenga umurongo utukura, hanyuma ubwo icyo gihe natwe tuzaba turi hafi tubakirize yombi. Hari abantu bajya bavuga, hari umuririmbyi niwe wavuze ngo ntituri abacu ngo twigenge. Iyo tuvuga ngo ntituri abacu ngo twigenge, nuko tugomba kubaha sosiyete turimo. Niba waremeye kuba umunyamakuru, ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukiri iwawe. Hari ibintu ugomba kwigomwa no kutavuga cyangwa no kudakora kubera ko hari abantu bakubonamo icyitegererezo cyangwa n'umwuga wawe. So abagabo rero nyine mubahe ubwo butumwa ko bagomba kuzirikana no kubaha sosiyete bakorera, kuko biriya byose bakora si ku bwabo ni ku bwa sosiyete. Sosiyete bagomba kwirinda amakimbirane, ntibagomba kuba umusemburo w'amakimbirane, ntibagomba kuba umusemburo w'amakimbirane, kuko bariya abantu bafite ababakurikira, hariho n'ababafana, hariho n'ababakunda. Iyo rero utangiye guhanganisha abantu, ntabwo etikali, ntabwo aba ari byo. Ngira ngo ubwo butumwa burasobanutse, ndetse sinabariya gusa, n'abandi bashobora kuba bakora nkabo nabo turabihanangiriza. Si ukwivanga muri social media, si ukwivanga muri showbiz, ariko niko kazi kacu ko kuburira no gukumira. Muzi ibyari bitangiye mu minsi ishize, byararangiye, byari mu bahanzi, bisa nk'ibyacururutse, ariko turakeka ko bitazanagaruka. Ubu biri muri siporo, oya ntabwo tuzabyemera, ntituzabyihanganira. Showbiz cyangwa siporo ntabwo ari ikirwa, ukuboko k'ubutabera byanze bikunze iyo bibaye ngombwa kubageraho. Murakoze. Dr. Mwamufasha mugana n'ubutumwa abantu twabafata, kuko mwebwe bivuze by'abahanzi harimo n'ubu n'abafungiwe ingaruka zo kuba barafashe uruhande rwo guhanganisha umwigewe n'itimu kanaka undi n'itimu kanaka, agasebya opponent, hanyuma ugasasanga ari kuri victim. N'aba banyamakuru nabo bafite uruhande rw'abantu batari regisi n'abafana Samu Karenzi, bo ubutumwa mu baramugura. Urumva fanatisme, arega abantu batandukanya bitiranya fanatisme na hooliganism. Hooliganism ubwo ni iki? Abahuriga, tuvuge muri ya terme tuzi. Abahuriga n'abafana buriya abantu barabyitiranya. Umufana, iyo ngufana ndagusapotinga nkamamaza ibikorwa ukora, ariko nkirinda guhangana mbangamira n'abandi. Umuhuriga we ntiyamamaza ibikorwa byawe, ahubwo yataka urundi ruhande. So dutandukanya abo bantu bombi rero. Ubwo rero muri ibyo bice ushobora gusanga harimo abahuriga biyita abafana, kuko iyo confusion igomba kubamo. Niba agiye ngufana amuya supporta, ndagusapotinga, ndamamaza ibikorwa byawe, indirimbo yawe niwe wayishyize hanze, cyangwa niba ukina neza, kina filime neza, mvuga ibyawe byiza, ariko nirinda kwataka abandi. Abahuriga rero bo aho kugira ngo bagusapotinga, ahubwo bataka urundi ruhande mu izina ryo kuvuga ngo kurinda izina ryawe. Abo rero nibo abahuriga barahari, kandi abahuriga kuri social media barahari. Abahuriga kuri social media barahari rwose, ugasanga umuntu yihebeye kanaka, nta namuzi, aririrwa
amutukira ngo amutukire urundi ruhande ngo atamutumye. Birangira bite? Birangira uko bamwe byarangiye nyine kuriya. Kandi kibabaza wa muntu wavugaga ngo gusupport nta nubwo akwishyurira mu avoka, nta nubwo agusura kuko ntiyagutumye. Ubuzira iki? Ingero ntituzifite. Gasanga umuntu aravuga kugira ngo arahatanira igikombe. Birangira bite? Ntiyagutumye nyine. Birangira wirirwa ubwira ati muzanshakira amafaranga nishyura umuavoka. Ni bibi cyane kwirirwa gutumiza hari amageragere ngo mwazansuye mukangura igikombe cy'amata kubera umunwa wawe wagafunze ukawukoresha mu magambo meza. Izi social media bamwe hariho abo zabereye addiction. So iyo kubera addiction rero iragukontorora. Iyo itangiye kugukontorora ntabwo bukireba wa murongo utukura. Ibi ngibi hariho ntitubivuze. Hari abavuga ati ni bya bindi byabari abantu bambaye amajire. Ejo akazagaruka hano. Ni ukuri ubu butumwa iyo twabutanze tuba dufite impamvu twabutanze, tuba twasesenguye. Bufata ubugira ubwawe. N'ubu ngubu nabira twavuze bya telefone, bari abo mu rusengero, bari abo mu bukwe, bari abo mu maduka, niba bugira ubwabo. Hariho abantu bavuga ati nibyo abantu b'indangare. Sinshatse kuvuga ko abibwa ari indangare, ariko buri muntu wese abufasha akabugira ubwe, ubutumwa akabugira ubwe. Ni ukuvuga ngo ibyaha byacika. Murakoze cyane.